tamba imbere yanyu rero kugira ngo mbahe ubuhamya n'urugendo rwanjye muri jenoside yakorewe wakoreraga Indera. Turagenda tugeze kuri bariyeri baradutangira, nari ndembye cyane ariko narabyumvaga, umva bamubujije kugenda, aravuga ati mwaye umuntu urembye. Ubwo rero baraturetse turagenda, ngeze CH kabantera amaraso n'imiti ya malaria, nahise njya nko muri koma namaze iminsi 3 ntaza ahantu ndi. Nyuma rero aho nzanzamukiye nibwo mama yambwiye ati hano birakomeye, ibintu birakomeye, barimo kuza bagakuramo abantu amaserumo bakabatwara ngo ni ibyitso by'inkotanyi. Ati bansabye irangamuntu ariko nahibimye kubera ko handitsemo Tutsi kandi ntabwo byemewe. Nuko ubwo rero nyine nararwaye ndakira ndataha. Tugeze mu rugo rero nyine ahantu twebwe dutuye, twari dutuye ari Kayumba, umuntu yabaga areba ku kibuga i Kanombe, nkajya mbona indege zihaguruka zigenda zitwaye ngo ibikoresho by'intambara. Nuko nyine umunsi umwe papa ari mu murima, ndamwegera ndamubaza nti se koko izo nkotanyi koko ngo zifite amatwi n'imirizo ni inyamaswa n'abantu n'iki? Papa rero yarambwiye ati ni abantu nkawe, ni abantu baba hanze bahunze muri 59 barimo bashaka kugaruka mu gihugu cyabo, ariko nyine birakomeye. Ati kera umuntu iyo babaga bamwirukankanye bashaka nko kumwica, akambuka akahungira nko kuri uriya musozi wa Kigarama. Ati nyuma byarahoshaga ukagaruka, atari kubu ndabona nta bwihisho buhari. Ubwo rero ntibyatinze, muri 94 ku itariki 6 nijoro nari ndi mu gikoni ntetse, ko nari umukobwa umaze kumenya ubwenge, numva ikintu kiraturitse, ndasohoka njya kureba. Nyine mbona indege irahiye iramanuka, narayibonye nshya. Igeze hasi rero hakurikiyeho urufaya rw'amasasu agana za Ndera iwacu ya za Kayumba, amasasu menshi, ariko ageze harongera arahosha. Nahise ngira ubwoba, n'ibiryo nari ntetse uwo munsi ntabwo nabiriyeho. Narazaga nyogokuru, uwo munsi ndumva ntabwo nagiyeyo. Burakeye mu gitondo rero ndamugemurira, mushyira ibyo kurya kuko nitwe twamenyaga ubuzima bwabo. Mama niwe wamenyaga ubuzima bwabo kubera ko bari bashaje. Sogokuru yaramaze nk'ukwezi nyine yitabye Imana. Bora naragiye nyine mushyiriye ibiryo, ngeze yarambwira ati rero ati ntabwo waraye uje? Ntabwo naraye nje. Ati naraye numva inkuba zikubita, tubanza imvura yaguye cyane, ntabwo yari yamenye ko ari amasasu. Ndamubwira ntiriya mvura niyo yatumye ntabasha kuza. Ubwo nyine nasubiye mu rugo, twirirwa aho ngaho. Umuntu abona bikomeye Kanombe, mbona inzu, tukabona urugo rumwe rurashya urundi rugashya, tukabona imyotsi iracumba ariko ukabona ntihera ruhande, ukabona nyine iragenda isa nkaho isimbuka.
nta kuvuga ngo birahera ruhande, tukabona imyotsi. Nuko rero ariko nsubiye inyuma gatoya, mu rukerera rwo mu gitondo barongeye bararasa cyane, ni nabwo nyine twabonaga niyo myotsi irimo icumba. Gitondo cyaho ubwo nyine nibwo twanamenye yuko Habyarimana ari bw'indege yahanutse. Nuko ubwo rero twiriwe aho ngaho nyine wumva twacitse intege, umuntu atazi ni ibiki. Bigejeje rero ku mugoroba nka saa 10 gutyo bishyira saa 11 nibwo nagiye kubona mbona abantu benshi baturutse i Remera barimo guhunga, bahunga urusaku rw'amasasu. Nanjye mbwira papa nti se ntimwaje tugahunga? Mu rugo hari ibintu byo kunywa bari bibereye mu nzu n'abandi bari barimo basangira. Hambwa ati se turahunga iki? Ndabona abantu baturuka za Remera barimo bavuga yuko barimo guhunga amasasu, none mwaje tugahunga? Ubwo nyine ngewe nabonaga bitabarimo, ariko ngewe ubwoba bwari bwamaze kuntaha. Ninjye wasohotse mu rugo mbere ndirukanka, ndagenda maze kwambukiranya umuhanda ugana muri Kabusa, ngenda nsa nkugana aho bita mu Iramba. Nibwo natereye amaso hakurya, mbona ahantu bakonkobokanya abantu mu rutoki, mbona mbega barahuraguye baratemaguye, ariko nkumva barambwira ngo ni umuntu bita Bujeni, ngo ni mu rugo rwa Bujeni, ngo barabishe. Nuko nabyumvishe. Ubwo rero nyine nkumva ibyo ngibyo, narebye inyuma nsanga nabo nasize mu rugo bose baje, n'impunzi nyinshi baje. Twarambutse rero tuzi Musave, twaraje turaharara, hari mu mvura, burakeye turongeye dusubiye mu rugo. Mama yashatse utuntu two guteka, rero nako ibintu byari binahari icyo gihe. Nuko ashaka ibyo ateka igihe tutari twabirya. Waba we, nanone ibintu birakomeye. Abantu bamanutse ruguru za Kinyaga biruka, babaraje bahunga. Nibwo twongeye nanone turongeye turirukanse, na bya bindi twatetse ntabwo twabiriye. Turagaruka rero turaza tugarutse i Musave nanone. Ubwo turiwe twangara gutyo, ku mugoroba turakomeje, twarambutse tujya za Jurwe, tunyagirirwaho inzara yose n'imvura, turara mu Masaka. Nuko turara muri ayo Masaka i Jurwe. Bukeye mu gitondo nanone tubyuka ari urugamba. Hari umwana w'umusore ngo numvise ko nawe ngo yahaguye arimo arwanisha amabuye, agerageza kwirwanisha amabuye, nabo bari kumwe. Ubwo nanjye nabyumvaga uko aho ngaho mu Masaka i Jurwe, ngo tujye twumva natwe baturashemo. Nibwo nsubiye inyuma gatoya, turi aho ngaho i Jurwe, nibwo twagiye twumva ngo umusaza wanjye bamwishe. Ubwo twebwe twiruka ku munsi wo guhunga wa kabiri tujya i Musave. Musaza wanjye we yahise aterura igikapu kirimo utwenda, baba we aca munsi y'urugo kwa sogokuru, aragenda anyura iyo mu rutoki. Nubwo muheruka twumva amakuru y'uko bamwishe. Nararize ndigaragura, ariko ababyeyi barambwira bati humura tuza, nawe ntubizi niba uri bubeho. Ubwo rero baturashemo i Jurwe, nibwo papa wanjye yateruye umwana witwa Kayumba, nanjye mama witwa Kayitesi, witwa Mugabo. Ubundi mu rugo twari abana barindwi, abahungu 4 abakobwa 3. Ubwo nateruye uyu nguyu, yari akana gatoya n'uwari uheruka kwibera, yari afite nk'imyaka 2 n'igice. Mubita mu mugongo, tuba turirukanse na mama n'uwo mwana Mugabo witwa Kayumba, witwa Mugabo n'uwitwa Kayitesi. Kayumba nawe papa araterura arirukanka, ariko ntitwirukira hamwe, papa agenda ukwe.
turagenda rero na mama tugeze Igishaka. Tutaragera Igishaka twarahunze, twaragiye turagenda. Baba we, tugeze mu nzira abantu bakadutangira, abantu bafite amacumu, abantu b'abasaza bakavuga ngo n'abatutsi Imana yabatanze. Turakomeza turagenda rero, ubwo twageze Igishaka kuri uwo mugoroba rero tumaze kugera Igishaka, buri wese, ababyeyi bacu nyine bashinga udushyiga batangira gushaka guteka. Ako kanya haba haje imodoka imena abasirikare benshi, abantu baba bagize ubwoba birukira mu rusengero rw'abakatolike. Twinjiyemo turi benshi cyane, imvura yahise inagwa kandi bwari bwije. Nari mfite ubwoba bwinshi cyane, nabo twari kumwe bose bari bafite ubwoba, ukumva mbega nta mahoro. Mbega twari tuzi ko turi bugwemo aho ngaho muri urwo rusengero rw'abakatolike. Njyewe nari nzi ko wenda hari buze nk'ikintu kiremereye nk'ikigere nade cyangwa se igisasu kigakubitamo kikamanuka kikatwiciramo, ariko nkabwira Imana nti Mana, wakira ubugingo bwanjye. Nuko birangiye rero turayemo gutyo, ariko nkumva ngo abari nk'abari ku muryango bari kuza bagatoramo abantu ngo bakajya kubica. Nkabyumva hari mu mwijima, nta matara yari arimo, ukumva abantu bahamutse. Umwe akavuga ati ndashaka bantonyangiriza amazi mu kanwa. Mbega byari bikomeye. Turara gutyo, buba burakeye. Mu gitondo bukeye rero nibwo padiri yaje. Yari umuzungu ariko yabashije kuvuga Ikinyarwanda. Araza aratubwira ati rero nababwiye ngo barye inka bareka abantu baranga. Ati none ngiye kubatera abatabatije baze mbabatize, abandi mbatera amazi y'umugisha. Ati ubundi mwipfire. Ubwo nyine byihutirwa yahise abikora. Amaze kubikora rero, hari impunzi ngo zavuye muri Kivuye, zari ziraho mu matente yari ahari menshi cyane. Izo zose nizo zari ziri aho ngaho, zifite imihoro, zifite imiri, zifite ubuyuya. baratujagajagamo, baradusohoye. Turasohotse dutonze umurongo turi benshi. Ubwo bwamaze gucya, noneho nyine mbona n'abanjye turi kumwe, mbona mama, mbona mugabo, mbona Kayitesi n'akangaka. Nuko birangiye rero badutondetse aho hanze, batangiye kutwaka, bambaye udukweto bakatubaka, uhetse agakapu bakakamwaka. Twari twambaye, bari batubonye rero, kubera ko nabonye abandi bashyizemo nk'amakabutura, amapantaro. Nanjye hari umwana bita, icyo gihe hari umwana nyine yitwaga Murinda wo kwa Karangwa, niwe wampaye ipantaro yo kwambara. Nanjye nyine narayambaye ndakunja ngeza nk'aha bundi imbere y'ijipo. Rero abantu bambaye gutyo bagondetse, nyine byagaragaraga ko barimo barahigwa. Baratujagajaga, barangije ubwo ngubwo ngiye kubona mbona padiri, ubwo twasohokaga badusohora rero baduhihibikanya, yasohotse inyuma kuko yatunyuze imbere gutya, ariko njye nkaba
ubuyuya bucyaya cyane, imihoro, impiri, imisumari, bagenda babatwaye. Nanjye ubwo nahise nkurikira padiri. Naragiye rero ngeze mu rubavu rw'urusengero, yahise yinjira mu muryango gutya, ariko uwo muryango yinjiyemo nta kirahuri nabonye, ni urugi rukinze gutyo. Ntabwo namenye aho arengeye, ariko narakomanze rimwe, ndakomanga kabiri, ndakomanga gatatu, mbona imbwa yari iryamye aho. Ndavuga nti imbwa nayo yandya, ariko numva narya jwi riragarutse. Atari kubundi urakora iki aho? Nahise mpahubuka ndiruka. Nuko ndirukanka ndagenda mpita mungira mu rugo rwari ruturanye n'urwo rusengero. Nahasanze umumama w'igikara, hari harunze imyasi nyinshi, akururamo umwe ati hoshi cyangwa muhamagara gucoce. Naravuze ntahari, wenda n'umugabo we. Ubwo nari ntetse uyu ndiruka, manutse muri ayo masaka, ndamanuka nikubita mu rundi rugo rw'umusaza. Uwo musaza rero ndamubwira nti se mwaduhaye amazi yo kunywa? Ariko ayo mazi yo kunywa nasabaga numvaga ntayashaka. Numvaga mu buzima bwanjye nta kintu ndimo gushaka, ahubwo gusa nagira ngo ndimo kubona umwanya wo kumusaba kuduhisha. Nuko birangiye rero umusaza arambwira ati se ubundi ndaguhisha urubahe? Ndamubwira nti ndi uw'i Kayumba. Ati se ni rero twahunze duhunga amasaso, ni none hariya mu rusengero barimo barica abatutsi, barahiga abatutsi, ni none wamba bari ukamisha. Nuko arambaza ati se, ariko nabanje kumusaba amazi yo kunywa. Arambwira ngo nta mazi ahari, ngo ariko hari ayo muri uwo muvure. Imvura yari irimo igwa, nabonaga ari umuvure urimo ibyondo, ariko ndamubwira ngo napfe kuyama. Amazi yarayampaye, hanyuma amaze kuyama ndanywa. Impano uyu nguyu ndamurutsa ndamuha, ndamubwira muri cya gihe ndimo kunywa amazi ni se muze ntiwamishe. Arambwira ati nyine ndaguhisha urubahe? Nibwo namubwiraga ko ndi uw'i Kayumba, barimo barahiga abatutsi hariya mu rusengero, ariko ni rwose wamba hari ukamisha. Arambwira ati rero ati ntabwo nahisha abapfu babiri, ntabwo mbizi niba yaravugaga nanjye cyangwa niba hari undi muntu yarahishe mu nzu, ntabwo mbizi. Ahubwo ahise ambwira ati rero ahubwo wakwambuka ugaca hakurya mu Matyazo. Nuko ati kandi uciye mu Matyazo bakwica. Ati ahubwo se ati reka nguhe umukobwa wanjye aguherekeze, atakwereka inzira ijya i Bumbogo niba warigeze kurema isoko ryaho. Ati hanyuma uzamuke, ati ujye i Bumbogo, nugerayo niba wararemye iryo soko turahita ubona iwanyu. Ubwo rero nari navuye iwacu mpunze, twaragiye tugeze ku irembo, haza abahungu ngo b'uwo musaza baravuga bati aba baraye mu masaka nibo dushaka. Tusimbatse nuko rero ubwo baraje batangira kumbaza irangamuntu. Mushiki we arababwira ati papa aravuze ngo nimujyane nyereke inzira ijya i Bumbogo. Ubwo rero twaragiye bidatinze. Mushiki we nabonaga afite impuhwe, yahise avuga ati tugende. Turagenda rero, tugeze mu muhanda, kubera ko numvaga ntashaka gusubira iwacu nyine nahise mubwira ntisubirireyo. Yahise asubirayo rero, naramanutse byihuse, ndamanuka nihuta, mpura na Mukazitoni kwa Mutabazi. Tumaze guhura rero
yarambwiye ati mama wawe ati mbonye bamutambikanya n'imihoro bamukubita ibibatira ati hariyo ipfundo ku gitenge niba ryariho amafaranga simbizi ati bararikebye barangije baramutambikana. Mama yari yarayafashe itsinda, mama yari yambayeho igihumbi ngo ningera hano hari ubushera ngo ngure ubushera bwo kunywa. Nuko turagenda turamanuka tukigera hepfo tubona imodoka iturutse hakurya ya hiyasi irimo imihoro irunguruka mu madirishya. Mbwira Mukazitani ntireba bariya abantu. Mukazitani rero nibwo twahise tumanuka munsi y'umukingo w'umuhanda turitsimba cyane. Mbwira uyu ntukorore uceceke. Baraza batunyuraho. Yesu we by'Imana mbona baragiye, mbona bararenze, tuba dusohorotse hahandi turagenda tugeze mu muhanda tumanutse duhura n'umugabo rero wari ufite inkota ndende yarayiyegamize. mbona igeze mu mayungurwa ahita atubwira ngo ubuse ndabahisha hehe. ngo abakobwa hariya ruguru kw'abahungu. we amagambo yabivuzemo ntabwo nabasha kuyasubiramo, yabivuze mu mvugo nyandagazi. Nahise mubwira nti ntabwo dushaka kuduhisha kuko numvaga ko naduhisha nawe ari dukorera ibyo. Nuko ikintu cyadutabaye ruguru hamanutse inka ishorewe n'umuntu ariko nayo iva amaraso, ubanza baragiye kuyitamira bacika. Yahise rero afatanya n'uwo muntu barayiyobora barayikebanura bayijyana iwe. Ayewe twahise dutambika hirya gatoya tubona inzu twayiciyeho, nabonaga nta bantu barimo. Twaragiye rero tugeze hirya ndamugana duce mu bibaya, tuciye muri ibyo bibaya ariko tugeze aho turambuka duhura n'abandi tugera ahantu mu rutoki. Urwo rutoki turucamo tugera ahantu mu rugo, tuhasanga abasore nka 5 bahagaze mu mbuga. Baravuga batari ko bari abantu ibintu barimo barakora bizabagaruka. Ndavuga ntabaribo ni bazima. Tubacaho turagenda tugera ahantu batetse bahishije nako bicaye barimo kurya. Twarahanyuze Mukazitani ati tujye gusaba amazi, tuhageze baduhaye ibiryo. Njye narahagaze ntabwo nicaye. Mukazitani rero aricara kuko yari afite umwana arimo arakurura ngo wa musaza we afite n'uwahetse. Ubwo nyine abahaye ibyo kurya, nanjye harimo ibijumba. Ndababwira nti se nta gashashi mufite? Bampa agashashi. Muri ka gashashi rero narababwiye nti ngiye ibyanjye ndabitwaramo hano, mfata ibijumba 2 nshyira mu gashashi ko natekerezaga ko uyu nguyu ashobora kuza gusonza. Ubwo twaragiye rero tugeze imbere duhura n'umugabo ufite umuhoro wirukanka cyane ngo agiye mu nama. Ndavuga nti twihuta, ubwo inama nirangira wasanga twahura n'ibibazo. Turirukanka twaragiye turazenguruka ahantu bita za Kayanga turagenda. Nibwo twaje guhura n'abana b'abasore bahariya bitaga ngo babitaga babogeka icyo gihe. Duhura n'abana bita Barwangango ba Mushumba, nibwo twahuye. Ubwo rero muri uko guhura nyine twahuye n'abantu baba baradutangiriye
badutangiriye rero basigaranye abantu b'abahungu gusa, ab'abakobwa turagenda turakomeza turagenda turirukanka mu misozi y'ahantu ngo bita za Kayanga, nanjye ubwo nibwo nari mpageze. Ntabwo rwose iyo misozi nari nyizi, byari ugupfa kugenda, twapfaga kugenda tubona inzu y'ibyatsi, njye na Mukazitoni tuyitsimbamo. Tugiye kuyitsimbamo umuntu wari uri aho hafi ati nimugende musange bene wanyu dore bari hariya za Kaje Vuba. Ubwo twaramanutse tujya Kaje Vuba, tuhageze tuhasanga imodoka ya Croix Rouge, mbonyeho umusaraba ndavuga ntiri hari aho baradutabara. Ubwo twarahagiye rero, tuhageze dusanga barimo baraha abantu umuceri, njugunya bya bijumba byari byamaze kugaga, shyiramo umuceri, ariko bwahise bunira kuko hari mu masaa 11 twinjiye mu nzu yari irimo abantu baturutse za Rutongo. Tuba twinjiye mu nzu, ariko basasa amashitingi bitegura kuryama. Nanjye nari naniwe kubera izo ngendo zose twari twakoze, kandi kumwe n'uyu nguyu nagiye kwihengeka kuri shitingi. Abantu b'abana b'abakobwa nabonaga barimo bayisasa bayirambuye, nibo negereye ngo ndebe ko twararana. Bansunikishije ikirenge rero nariturije nyine nicara hasi, ariko ubwo amasaha niko yari arimo agenda. Bujya gucya nibwo haje umuntu atunyuramo n'itoroshi, urebye naho nta mahoro twari kuhagirira. Iyo rwose inkotanyi baba we, nagiye kumva numva igisasu kinini cyane kirahurudutse ngo pi, nuko ba bantu bose bari baryamye baba barabyutse, bazinze amashitingi, bazinga ibintu byose, baravuga bati iryo sasu ni iry'inkotanyi, kuko izi ngabo iryo sasu ntaryo bagira. Nuko mu mutima wanjye ndavuga nti si ubwo kuko Mana zabaye arizo, wenda nubwo wenda njye ntarazibona, ariko ibyo ari byo byose yaba nari nzibonye wenda zo zadukiza. Nuko rero ubwo bidatinze bahise batubwira bati inkotanyi ziri hariya hirya. Mana we, banza ari njye wabaye nyambere. Nari mpetse uyu ndirukanka, turirutse na Mukazitoni turirutse, niwe nari nzi, n'abandi bantu bari bari aho ngaho turirukanse. Twasanze rero inkotanyi zaje ziri ku murongo, ziragenda ziri ku murongo, ndabareba bambaye neza rwose. Baba data we, numva ndabonekewe, numvisha ni nko kubonekerwa. Nuko zari zirimo zigenda, ariko zikatuvugisha, baratubaza amakuru ni meza. Baratubwira bati rero njye numvaga najya muri uwo murongo tukijyanira, ariko baratubwira bati nimusubire aho mwari muri. Ubwo twasubiye aho twari turi, tuhageze dusanga umuyobozi w'ahantu ngo Rutongo, numvaga ngo ni muri Masoro, aravuga ati rero muze tugende dusubireyo, hari amahoro tugende. Ubwo twafashe inzira nyine turagenda tuzenguruka iyo misozi. Ntago nabaga nyiza, ariko hari uduce nagendaga numva. Twanyuze ahantu biti Rusasa, turanaharara, imvura irimo iragwa, turara mu kibuga nk'uku cy'amashuri. Burakeye nari nahunganye ishuka mpetsemo, uyu nguyu mvuga ntihenda na nijoro umuntu yayiryamamo, niyo nari muhetsemo, ndayisasaho mu biziba. Turaryamye mu gitondo nyine ubwo narayikamuye ndamuheka, turagenda amasasa tunyura hejuru, turagenda tugera i Rutongo. Nyine tugeze i Rutongo rero twageze ku mashuri, ariko nkajya nibaza mu mutima kuki tutagera mu nkotanyi aho ziri. Tuhageze ariko nkabona abo turi kumwe nta kibazo. Tuhageze rero niho naguze igisheke. Muri ya mafaranga mama yari yampaye nibwo nari agasheke, nicyo kintu cya mbere nakojeje mu kanwa. Hanyuma ubwo turaye aho ngaho. Mukazitoni rero sinzi ukuntu yashakishije ibintu turarya. Umunyu wo guteka twawuhawe n'umuntu nahasanze, ariko ahita amenya, arambwira ati ndakuzi.
ati nabyaranye na musaza w'umudamu wa so wanyu bamwita Marisiana, umudamu wa Seromba Antoine, ni waduhaye umunyu muri iryo joro. Numva ngize n'amahirwe kumva hari umuntu umenya uhari. Bukeye rero baravuga ngo tujye gusaba ibitonora aho hafi, mbona hari amahoro, turagiye turasabye, turatetse, turariye, ariko nkibaza kuki tutarimo kugera mu Nkotanyi. Mbaza Mukazitoni, ndamubwira ntiwashakisha ukuntu tujya Inkotanyi ziri. Aravuga ati ariko ziri hari haruguru. Ati barambwiye ngo zirare, yarabaririje baramubwira ati zirare haruguru, ushatse arimo kujyayo. Ni tugende. Twazamutse saa 11 na saa 10 zishyira saa 11 z'umugoroba. Turazamuka turagenda rero tugeze i Rutongo hafi kuri Redemi, niho twahuriye n'umusirikare. Abaratutangiriye aratubwira bite ni byiza mugiye, twari tuje mu Nkotanyi. Nuko aratwinjiza nyine atwereka inzu tujyamo. Ako kanya nyine bidatinze baduha ubutabazi bw'ibanze, batujyanye ahantu nyine baravuga bati buri muntu wese afata akantu yumva akeneye by'aka kanya. Ubwo nyine twarabifashe, batujyanye naho ababikira babaga. Ngiye ikintu nahakuye nk'ibiri 10 by'amata y'ifu kuko nari mpetse uruhinja, nari mfite umwana mu mugongo. Nuko turaza n'akamatera ka simple, turaza batweretse inzu turaramo, ariko butaracya neza baratubwira ati hagiye kubera imirwano, murakomeje mugiye ibyumba. Ubwo nibwo twahise rero twitegura kugenda byihuse. Fasha akamatera, fashe ya ndobo y'amata, mpetse murumuna wanjye. Nuko nyine turagenda, baraduherekeza, bakajya bagenda baduhereza abandi. Tuba tugeze ku muhanda ujya ibyumba, twanyuze za Rusine, turagenda na za Gaseke, turagenda n'amaguru, turagenda tugeze Rwafandi. Twari tunaniwe, twari turushye, twagendaga turara mu nzira, ntabwo navuga amajoro twaraye. Mbega ni urugendo rurerure, ibirenge byarananiwe. Turagenda rero tugeze Rwafandi, nibwo nanone baduhaye inzu turaramo, baratwakira, turarya turanywa. Mu gitondo cyaho rero nibwo nanone twakomeje urugendo rujya ibyumba, ariko mbona igikamyo kigiye ibyumba, bantwaza uyu mwana, ariko nkavuga ni umwana wanjye mumumenye simubure. Baravuga bati muradusanga ku rusengero n'ubundi rw'abakatolike ibyumba. Twaragiye rero, tugezeyo nsanga umwana arahari na Mukazitoni, nibwo turacyari kumwe. Mpasanga Donatira nanone umubogeka, twabanye gutyo njye na Donatira na Mukazitoni n'uyu mwana. Nuko n'abandi bantu bari baturutse za Remera, ariko harimo umugabo nari nakunze komeka ngo bamwitaga John, wari waturutse i Remera, kubera yari afite umuntu bagendana w'umukobwa, ngo yari umukozi wabo bagendanaga, yitwaga Grace. Nawe bamuhamagara rero nkagira ngo ninjye bahamagaye. Ubwo niyo mpamvu nabometse, nahari harimo umuntu twitiranwa. Nuko turajyana tugendana nabo, nuko baza kutujyana rero mu mashuri y'ahantu bita kuri Apapebu. Niho twabaye, tuba muri ayo mashuri. Umwana akajya mbaza ati se, akambaza papa ari hehe, nkamubwira ntiyarapfuye. Ati mama ntiyarapfuye. Akambaza amazina yose y'abantu bo mu rugo, nkamubwira ntibarapfuye. Ati none se natwe twakwipfiriye tukabasanga, yari umwana nyine. Nkaguma ntekereza ibyo bintu byose, nkareba filime imbere yanjye yabo bo mu rugo, ariko nkajya nicara ku nzira abantu bavuye gusenga, nkavuga ni wenda mama nubwo namenye
babajyana, wasanga nawe yaragize atya akabona kuntu yacika, nabona umuntu ukenyeye nk'uko yakenyeraga nkagira ngo niwe, ariko bikarangira mbonye atari we. Nuko turahaba tugeze igihe tuza gutahuka.